Ndabasuhuje bene data bakundwa b'umwami Yesu, nshuti zacu ba Kristo ba Bethesda Holy Church, bakozi b'Imana, bashumba, bavuga butumwa, bakozi b'ingeri zose, mwese ndabasuhuje. Ndasuhuza kandi namwe abadukurikiye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ku migabane yose yo ku isi. Ubuntu bw'umwami n'amahoro bibe muri mwe, Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Jewe ubasuhuje ndi Reverend Pastor Rwibasira Vincent, mushumba mu itorero rya Bethesda Holy Church. Mana, turagushimiye muri iki gitondo, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimira kurinda kwawe gukomeye kwakomeje kubana natwe ndetse mu bihe byose bishize kugeza uyu munsi. Uracyaturinze, uracyatubeshejeho, uracyadukunda kandi utwitayeho. Ndagushimiye umwanya mwiza turimo, umwanya kumva ijambo ryawe. Mpamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo abane nanjye, aba bankurikiye bagiye kumva ijambo ry'Imana. Mwuka wera usange buri wese aho ari, aho aryamye, aho yicaye, aho yumvira. Data, bari hano mu gihugu imbere ndetse n'abari hanze, ndasabye ngo ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubana natwe. Mwuka w'Imana agendere muri iri jambo, arikoreremo imirimo n'ibitangaza. Urakoze Data, ndagushimiye. Ufashe buri wese uryakira kandi ryongere kurema ibintu bishya, ryongere kurema ubuntu bushya, ryongere kurema ibitangaza mu mitima yacu twese. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero ku ijambo ry'Imana tugiye gusoma hano mu byanditswe byera, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24. Turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 32. Dusome. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirori cyitwa Emawusi, kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kiriyopa aramubaza ati, mbese ni wowe wenyine wo mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu ni umunsi wa 3 uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima, kandi ko bamwe muri bo bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira ibyanditswe byose, ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira, adusobanurira ibyanditswe? Imana iduhe umugisha. Uyu ni umunsi twizihizaho Pasika nk'abera b'Imana, abakristo bo mu matorero yose. Uyu munsi ufite byinshi utwibutsa, uyu munsi ufite byinshi utwigisha,
cyane cyane mu buzima bwacu bwa gikristo. Ubushize ubwo nigishije ijambo ryitwa gucungurwa, nabasobanuriye imvo n'imvano yo gucungurwa kwacu twebwe abera b'Imana, kandi mbabwira ko twacungujwe igiciro n'uwaducunguye akaba yarabishoboye, yarabifitiye ubutware n'uburenganzira, kandi ikiguzi cyose cyasabwaga, icyari gikenewe kugira ngo twese ducungurwe yaragifite. Kuko icyo kiguzi, umwanditsi witwa Petero aravuga ati ibyo twacungujwe ngo tuve mu bitagira umumaro n'ingeso twatojwe na ba sogokuruza, ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza, ntabwo ari nk'amafaranga, ahubwo twacungujwe igiciro, amaraso y'igiciro, amaraso y'umwana w'intama. Icyo twacungujwe rero nacyo cyari igiciro gikomeye. Imana iduhe umugisha. Uyu munsi rero ijambo rindi ku mutima tugiye kuganiraho riravuga ngo Yesu yongere akwiyereke. Yesu yongere akwiyereke. Iyo dusomye ibyanditswe byera tubona ko Yesu yazutse nk'uko yari yarabibabwiye cyangwa yarabibwiye abigishwa. Bamwe bazi ko cyangwa bari bazi ko ubwo Yesu apfuye ibye birangiye. Bari bazi ko aheranwa n'urupfu nk'uko abandi bose rwabaheranye. Gusa icyo twibuka ni uko yakoze ibitangaza byinshi byo kuzura abapfuye. Ndetse uretse na Yesu no mu Isezerano rya kera dusanga ko abahanuzi bazuye abantu bapfuye. Ariko ntabwo bari bazi ko Kristo nawe afite ububasha bwo kuzuka. Nyuma rero koko nk'uko yavuze, minsi 3 ishize apfuye, ari mu mva, bagiye kubona babona yazutse. Bibiliya itubwira ko kuwa mbere w'iminsi 7 hari ku cyumweru mu gitondo yazutse akava mu gituro. Nubwo abaroma bari bakoze ibishoboka byose, nubwo abaroma bari barindishije ingabo, nubwo abaroma bari bashyizeho abasirikare bakomeye bo kurinda, kuko nabo barabikekaga bavuga batahari uyu muntu ubwo yazuye abapfuye, uyu muntu ubwo yakoze ibitangaza tukaba tubizi, uyu muntu ubwo yiyerekanye tukaba tubizi, biranashoboka. Nabo bari bafite ako kantu ko kwibaza ko bishoboka, kandi koko baratinye baravuga bati uyu muntu ubwo yazuye abapfuye, ubwo yakoze ibitangaza n'ibimenyetso ashobora kuzuka. Reka rero dukore ibishoboka byose, dushyireho abasirikare, dushyireho abantu bakomeye barinda imva, niharamuka hagize n'ikiba bazagikumire, bazagitangire. Ariko ntabwo byajyaga gukunda, kuko ubushobozi bwa Yesu bwarabigaragazaga. Niko byagenze rero, kuko umunsi wo kuzuka kwe marayika yaramanutse abirindura igituro, babasirikare basaga n'abarinze nyine bari maso, bose bagwa igihumure, ntibamenye ibyabaye, ntabwo barabutswe, ntabwo bamenye uko byagenze, bisanze gusa nabo bari aho ngaho umwami yavuye mu gituro. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi nkwibutse ko Kristo twizeye yarazutse, yavuye mu bapfuye, ntabwo akiri mu mva. Niyo mpamvu atandukanye n'abandi bose. Hari abantu babaye ibihangaje kuri iyi si, hari abantu babaye abantu bakomeye cyane, baravugwa ndetse barahitinga, ibyabo biravugwa, bahindisha n'isi umushitsi. Bamwe bari mu rwego rwa gisirikare, abandi bari mu rwego rwa cyami, abandi bari abantu bakomeye, abandi bari abatunzi bo mu rwego rwo hejuru, barahitinga babaho. Ariko igihe kigeze barapfa, barabashyingura, ibyabo birarangira, bajya mu bituro. Na bugingo n'ubu amagufwa yabo, imibiri yabo iracyarimo, nta wavuyemo. Uwavuyemo n'umwe gusa. Haleluya. Ni Kristo Yesu, niwe wavuye mu bapfuye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuwa mbere w'iminsi 7 ava mu gituro, avamo ari muzima, ndetse avamo aneshe. Muribuka ko yeretse Yohana akamubwira ati ubu ndiho, nari narapfuye ariko ndiho. Imana ishimwe. Kandi ni yewe ufite urufunguzo rw'urupfu, niwe urufite mu maboko. Imana ishimwe cyane. Nta mpamvu yo gutinya, nta mpamvu y'ubwoba. Rero uwadupfiriye, uwatuzukiye ni muzima, kandi afite ubutware n'ubushobozi bwose. Niyo mpamvu nkwifuriza ko muri iki gitondo yongera kukwiyereka. Yiyeretse rero abigishwa be nk'uko dusoma mu byakozwe n'intumwa
igice cya mbere umurongo wa 3. Reka dusome n'ayo magambo. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Uyu ni Luka. Havuga ati amaze kubabazwa, nyuma ya mibabaruzi, niko abwiraga Teofili. Aravuga ati nyuma ya mibabaro, nyuma yo kubabazwa, nyuma yo gupfa, nyuma yo gushyirwa ku musaraba, nyuma yo guterwa imisumari, nyuma yo kwambikwa ikamba, nyuma yo kubabazwa mu buryo bwose, arapfa, arahambwa. Imana ishimwe. Hanyuma rero arazuka. Nyuma y'iminsi 3 arazuka. Niko yatubwiye. Abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi. Imana ishimwe cyane. Naravuze ngo iyo Yesu yerekana umunsi umwe yarayazutse, akerekana ku wa mbere no ku wa kabiri agahita agenda, ikibazo cyari kuba. Ariko yagumyaho ukwezi n'iminsi 10 agenda yiyerekana, kugira ngo abantu bamenye ko ibyo yavuze ari ukuri. Ntabwo ari uguhushura ngo abantu bagire ngo bite byagenze, ahubwo yariyerekanye iminsi 40 yose, kwezi n'iminsi 10 akumara yiyerekana ahantu hatandukanye, yiyereka abantu batandukanye, kandi avuga iby'ubwami bw'Imana, ababwira ati uku niko byari byaranditswe, uku niko byari byaravuzwe, niko byagomba gusohora. Agenda yiyerekana ku mugaragaro. Ariko umwanditsi umwe ni Petero wavugiye kwa Koruneliyo, aravuga ati cyo kora amaze kuzuka ntabwo yiyeretse abantu bose, haleluya, ahubwo yiyeretse abantu babanye nawe bigitangira, ni twebwe abagabo guhamya. Arangije adutegeka kubwira abantu ko ari we mucamanza w'abazima ndetse n'abapfuye. Imana iduha umugisha kandi Imana ikomeze idufasha. Akomeza rero kugenda yiyerekana. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20 murongo wa 11 haranditswe ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira, arunama, arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda bari bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Baramubaza ati mugore, urezwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuye mu mwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Ku wa mbere w'iminsi 7 mu gitondo cya kare, umudamu w'inkwakuzi, reka mbabwire abagore babaye inkwakuzi kuva kera, babaye inkwakuzi, arazinduka aravuga ati sinitaye ko abasirikare b'Abaroma bahari, sinitaye ku bibazo byose bya jewe, ngiye kureba umubiri w'umwami wanjye, ngiye kumureba, ndetse Bibiliya harayitubwira ko bajyanye ibihumura kugira ngo bakomeze bambome, basige umurambo wa Yesu ukomeze utabora. Aragenda ariruka, agezeyo ngo yinjire mu gituro, ahagaze ku gituro arira, ngo aragenda arebye asanga nta murambo urimo, asanga Yesu ntahari. Biramubabaza, agahinda karamwica. Agahinda kamaze kumwica uko yariraga, ngo arebye ku musego no ku mirambizo hepfo, ahasanga abamarayika 2 bamaze ati urazwa n'iki Mariya? Mariya yambwiye ati bakuyemo umwami wanjye, sinzi aho bamushyize. Yatekerezaga ko ahari Yesu koko atazutse, wenda baje kwiba umurambo we nk'uko bamwe bagendaga babivuga. Ariko mu kanya ngo agiye gukebuka, abonye haruguru ye, ngo amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore, urayizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati mutware, niba ari wowe wamujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Tekereza ubwo butwari. Hari igihe tuvuga ku bagore ugasanga rimwe na rimwe abantu bapfa kuvuga uko babonye n'ibyo bashaka, ko abagore badakwiye kuvuga, ko abagore badakwiye gukora umurimo w'Imana. Ariko inshuti, icyo ni ukwibeshya. Ibaze uyu nguyu yaravuga ati nimunyereke aho mwamushyize, ngeyo muzane mukureyo, ndamukeneye, ni umwami wanjye, ni umuhamya, si umugabo. Uyu nguyu ni umugore. Icyo gitekerezeho, si cyo nshaka kwigisha. Yesu rero
aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse njye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Ijambo rya mbere rivuye mu kanwa k'uwazutse. Aramubwira ati Mariya, ni nko kubwira ati humura, komera, ni jyewe. Imana ishimwe cyane. Muri uyu munsi wa none wo kuzuka kwa Kristo, twibuka kuzuka kwa Kristo, ndakwifuriza wowe urira, wowe ubabaye, ko yongera kukwiyereka akaguhumuriza, akakubwira ati humura, wirira, ngiye ku Mana, niyo Mana yawe, ndacyari Imana yawe. Imana ishimwe. N'uyu munsi Kristo arakubwira ngo wirira, humura, aracyari Imana yawe, aracyariho, ntabwo yapfuye, ntabwo yabuze, aracyahari, aracyareba ingorane, ibibazo byose arabyitegereza akabibona. Haleluya. Imana igufashe kandi Imana iguha umugisha. Ni Mariya rero Yesu yiyeretse ubwa mbere na mbere akimara kuva mu gituro. Usomye aho ngaho muri icyo gice cya 20:19 kugeza ku murongo wa 21, nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Birashoboka ko ubu inzugi zawe zirakinze pe, ziradadiye, ufite ubwoba. Abayuda araza hagarara, Yesu araza hagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Kuva mu gitondo Yesu amaze kwiyereka Mariya, amaze kumuhumuriza no kumubwira ati wirira, ahubwo genda uvuge inkuru nziza, genda ubabwire ko ndiho, genda ubabwire ko nazutse, genda ubabwire ko ndi muzima, genda ubabwire ko mbonye. Haleluya. Nagira ngo utume uyu munsi ubwire abantu ko Kristo ari muzima, bwira abantu ko Kristo yazutse, bwira abantu ko Kristo atakiri mu mva, ahubwo yazamutse. Oh haleluya. Nabo bumve, bahumurizwe, amarira ave ku maso. Yesu arakomeza rero muri uwo mugoroba, aragenda, araza asanga abigishwa ngo bari bakinze, batavuga, batinya, bari mu bwoba, bakinze inzugi, bavuga batabamwishe, natwe bashobora kutwica kuko twari abigishwa be, ko twari twaramukurikiye, natwe dushobora kwicwa. Yesu Kristo, Imana ishimwe, harabegera, araza. Ijambo yahingukiyeho, yari yamaze kubona ubwoba, yamaze kubona agahinda, yamaze kubona umubabaro, yamaze kubona gutinya bafite. Arababwira ati muhumure, amahoro abe muri mwe. Reka nongere nkubwire, uyu munsi Yesu akwiyereke, yongera guhumurize, amahoro abe muri wowe. Kandi ndabikubwiye nk'intumwa y'Imana, reka amahoro abe muri wowe. Humura, biteye ubwoba biriho hirya no hino, inkuru z'incamugongo, iz'urupfu turiho turazumva, ariko Kristo wazutse arakubwiye ngo humura, humura. Imana ishimwe. Humura. Arongera arakubwiye ngo humura, humurika. Niba ufite n'utwurya turye, humure. Kandi niba utadufite, humura, nabyo arabishoboye. Yesu arabishoboye. Humura. Arababwira ati humura. Yongereye kuyerekana ubwa kabiri, yereka abigishwa be, ababwira ati muhumure, ndi kumwe namwe, muhumure, ndahari, muhumure. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Bwa kabiri yongera kubibabwira. Ako kanya baramwitegereza, baramureba, ngo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe, hahandi bacumise icumu naho n'imisumari yatoboye. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Ndifuza ko kuri Pasika wakongera kubona umwami.
yemwe aho muri aho mwicaye mu ngo zanyu n'abana banyu n'imiryango yanyu, yewe nawe udafite abo uri kumwe na buri wenyine, ushobora kuba ukiri ingaragu ukaba wibera mu nzu ya wenyine, ntacyo bitwaye, humura, Yesu arahari. Ushobora kuba uyu munsi udafite abawe, warababuze ukaba uri wenyine, ariko humura, Yesu arahari, arimo arashaka kukwiyereka. Ndakwifuza ko yakwiyereka muri iki gitondo, agahumuriza umutima wawe, agahumuriza ubugingo bwawe. Kandi humura, ni muzima, humura, yarazutse, ubu ngubu ariho kandi arakwiyereka. Igice cya 20, dukomeze dusome umurongo wa 26 na 7 ndetse na 8. Nuko iminsi 8 ishize, abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere, na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzugi zari zikinze. Arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo uwizere. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi Imana yanjye. Yesu aramubwira ati, wijejwe nuko umbonye, hahirwa abizeye batambonye. Ku munsi wa 8, mu minsi 8 ishize, urumva Yesu yiyeretse Mariya akiva mu gituro. Ntibyarangirira, ahubwo hashize iminsi. Uwo mugoroba nako ku manywa y'uwo munsi ntabwo tuzi aho yiriwe, ariko bibaye ni mugoroba araza yereka abigishwa. Hashize iminsi 8 nanone arongera. Ntabwo abikoze rimwe. Kubera iki? Yagira ngo yongere abareme, yongere abigishe, yongere abiyereke, bamenye uwo ari we neza, kandi na rubanda bazamenye koko uwazutse uwo ari we, ko ari wa wundi wishwe, wa wundi wapfuye. Ubu rero bwo yabiyeretse ngo mu nzu nka mbere, nanone inzugi zikinze. Iri jambo ni ijambo wenda ntatinzeho, ariko rikomeye. Inzugi zikinze. Murabizi inzugi zikinze haba hari iki? Haba hari nta byinjira, nta nibisohoka. Mu yandi magambo, hari ubwigunge, hari ubwoba. Mu yandi magambo, nta kintu gihari muri make. Nukuvuga ngo dutegereje rwose ko dushobora gupfa, dutegereje ko dushobora kugira ibibazo. Aho rero niho Yesu yamene, no muri izo nzugi zikinze, no muri iyo situation iri closed, ikinze, ifunze, hari ibihindizo, ubwoba buhari n'umutima uhagaze, Yesu yinjiramo akiyerekana. Ndagira ngo uyu munsi Yesu yinjire muri iyo situation, yinjire muri izo nzugi zikize, yinjire aho hantu akwiyereke, yongera akwiyereke, akwereke ko ari muzima, akwereke ko akiriho, akwereke ko agikomeye, kandi umugambi we ugikomeje ku bugingo bwawe. Mugambi nubwo inzugi zikinze, nubwo ibibazo, umugambi we uracyakomeje ku bugingo bwacu. Muhumure, mugambi uracyakomeje, umurimo uracyakomeje, kwagura umurimo biracyakomeje, ivugabutumwa riracyakomeje, gukora amavideo biracyakomeje, kwamamaza ubutumwa biracyakomeje, imigambi iracyakomeje. Nubwo inzugi zikinze, ariko haleluya, ashobora gukingura, kandi ari hafi yo gukingura. Gambi we uracyakomeje. Nyumva nongere nkubwire, nubwo hakinze, nubwo bintu bitoroshye, ariko umugambi we uracyakomeje. Arabiyereka. Aha rero ho icyo yakoze gikomeye, hahaye Toma ikimenyetso. Ndagira ngo Yesu yongera kwiyereka guhena ikimenyetso. Ntukangwe nuko inzugi zikinze, ikimenyetso wakibona. Ikimenyetso cyanyura munsi y'urugi, ikimenyetso cyanyura hejuru y'inzu, ikimenyetso cyanyura hariho hose. Yesu se yanyuze yinjira. Ninde wakubwiye ko bakingwe yakomanze?
ntabwo yakomanze, nta nubwo agomba gukomanga, oya, ahubwo bagiye kubona yinjiye. Mu Giswahili bavuga ngo ni kupenya milango. Aragenda arapenya, arinjira yinjiramo imbere. Bagiye kubona arahari. Erega bifite ubutware bwo kwinjira, abantu bahinda umushitsi, abantu badadiye, abantu bahindije, bashyizeho ibihindizo. Yesu abinyuramo, yinjiramo, arabiyereka. Bagiye kubona arahagaze. Ijambo ryongeye kuvuga, yavuga ati nanone amahoro abe muri bo. Haleluya. Iryo jambo yarisubiyemo kenshi. N'uyu mwanya ararinyuza mu kanwa kawe akambwira ngo nkubwire ngo amahoro abe muri wowe, amahoro abe ku bana bawe, ndetse wenda nturi kumwe nabo, bari iyo ngiyo, ariko amahoro abe kumwe nabo. Amahoro ya Kristo abe kumwe nabo. Nubwo baba hakurya ya Atlantique, nubwo baba hakurya ya Mediterane, aho baba bari hose, amahoro abe muri bo, amahoro abane nabo, amahoro abe muri bo. Niko Yesu avuze muri iki gitondo. Amahoro abe muri mwe. Bwa gatatu rero yiyereka na Toma, amuha ikimenyetso. Nyuma yuko yereka Mariya akamuhanagura amarira, akamubwira ati hora ceceka humura. Nyuma yuko yereka abigishwa akababwira ati amahoro akabamara ubwoba, ubu noneho ariyereka Toma amubwira ati zana hano intoki, zana ibiganza byawe wumve, dore ibimenyetso, ndiho, narapfuye ariko ndiho kandi mporaho iteka ryose. Niko yabwiye Yohana. Ubwa kane dusomera Matayo 21 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyerekana, yereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiyadi. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwaga Didumo, na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya, na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe nabo. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana na nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababwira ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami Yesu, akenyera umwenda we kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ubwa kane Yesu yigeretse abigishwa bake bagera kuri 6 cyangwa 7 nkuko tubisomye. Akimara gupfa babireba, abambwa babireba, ajya ku musaraba babireba, arapfa babireba, aramanuka arahambwa babireba, bakura y'amaso, baravuga ati finish, ibintu birarangiye. Wa mugabo twari dukurikiye, ahari ibyo yatwijeje byose birarangiye. Ko niko duteye akenshi. Iyo ikibazo kibaye, byiringiro byacu birashira. N'ubu muri iki gihe bamwe babonye ibi bintu bibaye, iki kiza kije, byiringiro byabo birashira. Yewe wenda nta nuwabimenya, hari n'abaguye wenda barongera bati n'ibyaha twabikora. Ariko mu ntege amatwi mbabwire, ntabwo ibya Yesu birangizwa nuko habaye ibibazo. Ntabwo imigambi ya Yesu irangizwa nuko ibyorezo biteye. Ntabwo imigambi ya Yesu irangizwa nuko intambara zibaye. Ntabwo imigambi ya Yesu irangizwa nuko urupfu ruje. Oya, Paulo yaravuze ati ariko niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ese ni urupfu, ese ni inzara, ese ni amakwa? Oya, aravuga ati shwi, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Aha rero ababigishwa Petero yababereye promoteri, ahabwa atumva murabizi, jewe nsubiye kwirobera.
nisubiriye mu ruzi, nisubiriye mu nyanja. Murabizi ko yari mukuru, bamukekagaho n'ubutwari, bari bamuzi nk'umuntu mukuru nyine. Abandi nabo baramubwira bati ntudusiga, natwe turajya. Uwo twagomba gukurikira byiye byararangiye. Bibiliya iratubwiye ngo bari ku nyanja ya Tiberiyadi cyangwa ya Tiberiya, niyo nyanja ya Galilaya, bagiye kubona bari mu mazi, bajyamo bafata inshundura. Murabizi bari abagabo b'abahanga ku mazi, niho bavukiye, niho barerewe, ni nawo wari umwuga wabo ubatunze. Bawusubiramo, baragenda rero batangira kuroba. Murabizi baroba nijoro, bashora inshundura zabo batangira kuroba. Baragerageza bene data, ntako batagize. Bakora ibishoboka byose, bashyira bakurura bagasanga ni vide, bakurura bagasanga inshundura nta kirimo. Basi bararuha, bubakeraho batabonye isamaki n'imwe. Reka mwubwire, yemwe abamenye Kristo, nimushaka mukomere kuri Kristo. Ushobora kuvuga ngo umuvuyeho, bya bindi wajya gudeyadeyamo, wajya uroberamo, wajya gubone, wakanga ugasanga inzugi zarakinzwe. Kandi ibyo ndabikubwiye pe, birashoboka. Mazi ntabwo yaba ari kiriya yandi. Ba Petero basanze amazi atakiri yayandi. Ntabwo wenda uyu mwanditsi aturondora uko babyifashemo, ariko bari baza bata, aha ko hajyaga haba ifi, aha ngaha ko ariho twaroberaga za kapiteni, aha kariho twafatiraga za tirapiya, aha kariho twafatiraga za sangara n'inkube, aha kariho twajya. Ntabwo zari zigihari. Uragira ngo se zari zihari ariko zidashobora kwemera kwinjira mu nshundura? Kuki? Kubera ko hari inshingano bataye, hari n'ikiringiro bataye. Ntega amatwi nkubwire, aho hantu ibintu bishobora kuba bihari, ariko kuko hasubiye atari ubushake bwa Yesu, ikibazo kikakuvukana. Aho hantu icyashara gishobora kuba gihari, ariko kuko utaye Yesu, utaye ibyiringiro, ikibazo kikakuvukana. Yesu rero akeneye kongera kukuyereka. Aba bahungu, reka mbyite nkoresha iyo terime, cyangwa se aba bagabo, bari bakeneye rwose ko hagira ko Yesu yongera kubiyereka. Uyu munsi ushobora kuba ukeneye ko Yesu yongera kukuyereka. Waheze muri dute, waheze mu bintu byo gushidikanya, urimo urashidikanya, ese mama ibya bintu biracyabaye, ese mama ibintu biracyasohoye. Kuki bitazasohora? Yesu wabivuze arabeshya. Wabivuze se ni indyarya, wabivuze se warapfa, wabivuze se ibyorezo bimugeraho ugira ngo ntabwo bimugera. Hashwe. Wabivuze ariho, wabivuze azahoraho, wabivuze yariho, arongera abaho, n'ubu ngubu ariho. Umva uko byagenze rero. Yesu ndamukunda cyane. Nubwo bari bamaze gufata icyo cyemezo cyo gusubira iyo bavuye, aho Yesu yabakuye ku nyanja, namwe nimwumve bene data, abagabo bafashe icyemezo cyo kwisubirira ku nyanja. Abagabo bafashe icyemezo cyo kwisubirira muri wa mwuga. Ntabwo hari hashize wenda igihe kinini bagendana na Yesu, yari imaze kuba imyaka ijya kuba 3 bari kumwe nawe, ariko ibyo umuntu asize hagashira imyaka 3, namwe nimwibaza uko biba bimeze. Umuntu wese abyibazeho. Petero yari yasize ubwo bwato, yari yasize inshundura, yari yasize byose, aramukurikira. Ariko nyuma arongera arakata, akatishijwe na situation. Birashoboka ko situation yabimaze gukatisha bene data benshi bagasubirayo. Ariko reka mbabwire, murasubira hehe? Hari iki se? Murahakura iki ko ntacyo muri bubone? Nuko Yesu arabiyereka. Mu gihe yabageragaho,
umuririmbyi witwa Bigizi Janti yaririmbye indirimbo aravuga ngo ubwo yazukaga ntabwo yazukanye inzigo, ntabwo yazukanye umujinya, nta nubwo yazukanye indi sura mbi. Nimwumve namwe, ntabwo yabagaye, nta nubwo yabacyashye, nta nubwo yabacyuriye. Uko ntekereza ari nkanjye nk'umuntu, abantu nkagenda nagaruka ngasanga bavuye aho nari nabasize n'ibyo twasezeranye babinyuzemo. Yagomba kuba cyahije amagambo ati ariko mwebwe mwabaye mute, ariko mwebwe bite byanyu, umuntu abasijya akanya gato azasange muraponyotse, ariko mwe muponyoka mute? Erega twe tujya duponyoka, abantu turaponyoka rwose, turaponyoka. N'ubu waba waraponyotse yajya kubabwira ati ariko mwaponyotse mute, mwagiye muyahe, muri mu biki? Sha mwabatizera mwe. Umva bene data, ahubwo ababwiza ijwi ry'imbabazi uko bagahangayitse. Nawe baze kubwira abantu bahangayitse. Hari igihe tunahuhura n'abantu ugasanga abantu bahangayitse ntibaheruka kurya, nta kintu bafite, nawe ukabasonga rero wabwo uti sha mwebwe mwabaye mute, mwebwe bite byanyu, ariko mwebwe ntimwihangana bya kigabo, ariko mwarebaga ko ntazagaruka, ariko mwarebaga ibyo navuze ko bitaza. Siko yababwiye. Umutima we n'uw'imbabazi. Mana ishimwe cyane. Umutima wa Yesu ni umutima w'imbabazi. Umva ijambo yababwiye, ababwira ati bana banjye, bana banjye. Arabaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Nicyo yahereyeho. Habaza ati bana banjye, ndakwifuza ko Yesu yakwiyereka akongera akabwira ati mwana wanjye, humura mwana wanjye. Indirimbo ati mamu ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere yuko ubimbwira mba namaze kubibona. Yumva inshuti yanjye, muri iki gitondo umwami arimo arakubwira ngo mwana wanjye ufite icyo kurya, mwana wanjye ufite icyo kunywa. Erega aho niho yahereye, niho yatangiriye. Yesu azi ko akenshi tubabazwa cyane no kubura icyo kurya, tubabazwa cyane no kubura icyo kunywa, tubabazwa cyane n'ubukene. Yesu niho yahereye. Ntiyabacyaha ngo abacyahagura, abatukagure, ababwira ibigambo. Ahubwo aravuga ati bana banjye. Haleluya. Yesu aravuga ati bana banjye. Iri jambo ryankomeje umutima. Birashoboka ko umuntu yatayara ibi bintu byataraye, ibi bintu byaramuteye kujya kure, ibi bintu bikaba byarateye umutima we gusa n'uguye. Hari kumva ijwi arakubwira ngo mwana wanjye, mwana wanjye, uracyari umwana we. Rega nubwo bimeze gutyo uracyari umwana we, nubwo bimeze bityo uracyari uwe, aracyagukunda. Arabiyereka, arababwira ati bana banjye, mufite icyo kurya? Baramubwira bati reka da, ntacyo rwose. Uyu mwanditsi wenda yahinnye amagambo, niko nibwira, cyangwa se nuko yarari, ariko birashoboka ko bageretseho n'ibindi. Bamubwira ati rega kuva burya tukikubura nta twashoboye. Murabizi iyo abantu bagize ipfunwe, bagize isoni, urabona ko Petero we ahubwo byabaye n'ikibazo, yari yakuyemo n'imyenda yajugunye yambaye ubusa, ariko biritubwiye. Erega iyo dutakaje Yesu turagenda tukambara ubusa tugahemuka n'abantu bakatubona nyine. Iyo dutaye Yesu tukagenda ibyiringiro bigatakara, imyenda ituvaho. Petero yari buri yaba we Petero neza yakuyemo imyenda. Ntabwo abandi Bibiliya igira icyo bitubwiraho, ariko we yari yanakuyemo n'imyenda. Ntako atari yagize, yari yagiye mu mazi, yayavuyemo yiyambuye. Yaba we ibintu byose byamucikiye hejuru. Reka nkubwire, iyo tubuze Yesu ibintu biducikira hejuru, n'ubwambure bukaza, n'ibibazo bikaza. Petero ngo ikimwaro kimwishe, abwira mwene ati mpereza ko kenda. Arongera akikinga yiroha mu mazi, arabati shwi. Ariko Yesu ntiyakangwa n'ubwo bwambure bw'ubusa bwa Simoni, ahubwo arabegera, arabiyereka, abwira ati bana banjye, ntacyo mufite. Baramubwira ati ntacyo dufite pe, kandi twakesheje ijoro turoba. Handi niko havuga,
ariko byanze, ntako tutagize. Amanywa yaraje, mwumva igitangaza. Ubundi abarobyi b'abahanga baroba nijoro, bavuga ko ku manywa bidakunda, bitemera. Ngira ngo nibwo buryo niyo systeme y'uburobyi. Ariko we ku manywa ya rukamba mu gitondo arababwira ati nimunage inshundura. Barazinaga nk'uko ababwiye, bagiye kumva bumva amafi yose arahuruye yirohamo. Erega Yesu ategeka amafi. Ibyo ubura birahari, ariko bitegereje itegeko. Ibyo ubura birahari, ibyo tubura birahari. Ndabatangariza ko ibyo tubura birahari. Ibiri mu nyanja nibye, n'ibiri mu kirere nibye, ibiri mu misozi n'amazaha, ibyo byose nibye. Ibyo byo tubura rero birahari, bitegereje ijwi rye gusa. Icyo twirinda ni ukumusiga, kandi niba waramusongera umuhamagare, mubwire akwiyereke. Yongera kwiyereke uyu munsi, yongera kwiyereke muri aya masaha, yongera kwiyereke muri uyu mwanya. Ndiho ndagenda nsatira umusozo. Ndagira ngo nongere ngusabe rwose, wongere usabe Yesu akwiyereke, akwigaragarize. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko n'abandi bigishwa baza mu bwato bakura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi, babona umuriro n'amakara n'ifi zokeje ho umutsima. Yesu yari yamaze kubategurira, azi inzara bamaranye igihe. Yarazi inzara yabageze mu magufwa, nabyo yarabizi, yarabirebaga. Hanyuma aravuga ati reka ntegurira abana banjye. Arategura amakara yaka, ashyiraho umutsima. Amaze umutsima arawotsa n'amafi. Bomotse muri iyo mbeho, muri ubwo butita, muri ubwo bukonje bari barayemo, n'umunaniro n'imbeho n'inzara, byose arongera arabahembura. Reka Yesu yongera kwiyereka guhembure. Reka Yesu yongera kwiyereka guha imbaraga. Reka Yesu yongera kwiyereka kumara inzara, akumare n'inyota, kuko abifite mu kiganza cye uyu munsi wa none. Iyi Pasika rero ndakwifuriza ko yakubera Pasika yo kongera kwiyerekwa n'umwami Yesu. Birashoboka ko nk'uko twabibonye, Mariya yaramwiyeretse, amwiyereka afite amarira n'agahinda. Yarababajwe no kuba yarabuze Yesu, yarababajwe no kuba abuze umurambo we, yarababajwe no kuba atamubonye, ndetse ariko yabunze imitima yibaza ati ndamukura he. Yesu aramwiyereka muri ako kanya. Ndagira ngo wowe urira, wowe ufite agahinda, umwami Yesu yongera kwiyereke. Imana ishimwe cyane. Kabonye ko yiyeretse abigishwa be bakinze, badafite amahoro, bari aho ngaho. Kandi twanabonye aho twasomye ko yiyeretse Toma nawe ubwe, ndetse Toma nk'uwari utabyemera, uvuga ati yewe ntabwo rwose numva ari byo, nkurikije ibyo nabonye bamukoreye, nkurikije uko yari ameze. Yesu avuga ati nawe ndaguha ibimenyetso. Niba ari ibimenyetso nawe ukeneye, reka Yesu abiguhe kuko arabifite. Niba ari ibimenyetso nawe ushaka kubona, reka Yesu akwiyerekane n'ibimenyetso, nawe umukoreho ubibone. Hanyuma rero nanone aho dusomye haratubwiye yiyeretse abigishwa be bamaze gusubira inyuma, batagifite ibyiringiro, bamaze gutakaza ibyiringiro, ndetse barasubiye aho bahoze, abandi bambaye ubusa. Yesu arongera abahumuriza, arababwira ati bana banjye, nimwakire icyo kurya, mwongere musubire mu mahoro, mwongere musubire mu mudendezo, kandi umugambi nabahamagariye uracyakomeza. Reka nongere mbabwire, umugambi Yesu yaduhamagariye uracyakomeje. Nyuma y'uyu muyaga, nyuma y'uyu mwijima, uwo mugambi uzakomeza nk'uko umwami yaduhamagaye. Aho twasomye rero hambere twabanje, yiyeretse abigishwa be bari mu nzira ijya Emawusi. Ni Kilewofasi na mugenzi we batavuze izina, bagendaga baganira bavuga bati ariko ubu abayuda babitewe n'ikigoko. Uribuka sha ukuntu byagenze, ukuntu batangiye ibintu by'akagambane, bamugambana ibintu atakoze. Uribuka ko bamugeretseho aferi zitarize, uribuka ko bamugeretseho ibyaha atakoze. Rwose bagenda bababaye, bavugana ngo bajyaga Emawusi, bajyaga mu mudugudu cyangwa mu mujyi wa Emawusi.
bagenda babiganira, bagenda bababaye, bagenda bavuga bati kandi twiringiraga ko ari uzagikora ibi, ari uzakora imirimo, ari uzakora ibintu byose, ari uzazana ubwami. Bagenda babiganira, maze ngo Yesu nawe aturuka inyuma yabo, arabegera, ntibamumenya, amaso yabo arabuzwa, ntibamumenya. Ababaza ati bana banjye, muraganira ibiki? Byo muvuga ni ibiki? Hambwa ati ariko niwe uri umushyitsi sinaha, niwe utazi ibyabaye, iyo nkuru kwizwi ko ari ibintu byabaye byaciye igikuba, ko ari ibintu bikomeye. Turimo turavuga umuhanuzi wabaye muri twakoze imirimo n'ibitangaza, agakiza abarwayi, akazura abapfuye, agakora ibi. Nyuma yaho rero abayuda bamugirira ishyari, baramwica. Bamaze kumwica turamuhamba. Hamaze guhambwa, none ubu amakuru adutangaje nuko hari abantu badutangaje batubwira ngo uwo muntu yarazutse. Yesu arabumvira, agenda abumvira, bamubwira inkuru. Nuko kanya arabwira ati ese ntabwo muzi ko ariko byari bikwiye kugenda? Hatangira kubakora ku bwonko, agenda bahumura, agenda baganiza, erega ijwi rye ritera umunezero, ijwi rye ritera umutima utuje, ijwi rye rikuraho impagarara, ijwi rya Yesu iyo yerekanye akuraho impagarara. Ibyo biguteye impagarara pe, reka nkubwire, nakwiyereka birangize kuko arabishoboye. Nuko arabwira ati, nuko ngo bakomeje kugenda, ngo amera nk'ushaka kubasiga ngo akomeze yigendera. Ngo atese ko bwije waretse tukacumbikana hamwe, hanyuma nawe tukagumana ko bwije, ureke kugenda ijoro. Arabemerera. Ngo ageze mu nzu, agiye kugira atya, abaje imbere, abaha amahoro, ngo amanyagura umutsima. Mu kanya ngo arabuze. Kiriho fasi na mugenzi we ati sha, uyu ni we. Uribuka n'igihe twaganiraga nawe ko imitima yacu yagendaga icya, imitima yacu yagendaga igira amahoro. Mana ishimwe, iyo Kristo yongeye kukwiyereka, umutima ugira amahoro. Reka rero uyu munsi yongera kwiyereke, nanjye anyiyereke, twese twiyereke, bera b'Imana biyereke, bakozi b'Imana biyereke. Amahoro ye abe muri twe, buntu bwe bube muri twe, imbaraga ze zikomeze zibe muri twe. Yesu rero abiyereke, abigaragarize, amahoro ye abane namwe. Kuri iyi Pasika rwose birashoboka kwa buri murira nka Mariya, birashoboka ko waba wikingiranye ufite ubwoba nk'abigishwa ba Yesu, birashoboka kandi ko waba ufite amaganya nk'abariya bajyaga Emawusi, birashoboka nanone ko waba warataye ibyiringiro ndetse ugasubira inyuma ku nyanja ukaba wambaye ubusa. Reka uyu munsi Yesu yongere atwiyereke, Yesu yongere adukorera imirimo, adukorere n'ibitangaza mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Ndashaka kugusengera ngusabira kugira ngo Imana ikwiyereke. Wowe unteze amatwi aho uri hose, ndakwifuriza ko Yesu yongera kukwiyereka, ndakwifuriza ko Yesu yongera kukwigaragariza, akakora ibintu bishya mu bugingo bwawe, amen. Reka dusenge. Mana, turagushimye, ndaguhimbaje muri uyu mwanya mwiza kubw'ijambo ryawe. Ndabizi ko rikoze icyo waritumye. Mitima y'abantu ndayisengeye, nsengeye ubugingo bwa buri wese, abasubiye inyuma, barimo barira, bihebye, bakinze inzugi, bamaze kwambara ubusa. Mana, ongera ubabwize ryajwi wabwije Petero ukamubwira uti bana banjye, ntubacyurire, ntubabwire nabi, ahubwo ukababwiza ijwi ryo guhumuriza. Urakoze Mana. Niko dusengeye abarwayi, baduteze amatwi barwaye bakizwe n'iri jambo, baduteze amatwi bafite intambara zisohoshwe n'iri jambo, wiyerekane muri byose. Urakoze, ndagushimiye, komeze kubana natwe no kuduha umugisha mu izina rya Yesu, amen.